urakaza neza nanone kuri Nyazo Film. Ati cyane rwose yatinyaga amazi, ibintu byo kujya koga ntiyarabimenyereye. Arangije aravuga ati okay, nta kibazo. Ubwanga icyo babanzaga gukora kwabaga ari ukogosha umusatsi kugira babanze babicimbure. Sasa rero gucimbura no musatsi byari bigoye cyane, bitewe n'ukuntu wari warabaye nk'ubusenzi bw'inka. Sinzi niba mubizi ibyo bintu bushenzi bw'inka, ndetse anga imashini yarabikataga bigoranye cyane. Ariko umukobwa we yari yatangaye cyane bitewe n'ukuntu nyine yari ari kubona ino saro itatse neza cyane. Ubundi we yabaga yibereye ku muhanda ari kwivuruguta, ari kugenda yicara habonye hose. Ubundi urabizi nyine nta musabirizo ugira agatebe yicaraho, no kwicaraho ubonye nyine. We n'undi yavuga ko nta kintu ari kuramira, wasangaga n'ahantu yararaga habaga hatari heza. Ndetse imisatsi ye barabanje anga bayihindura ukuntu umukara. Barangije kuyihindura umukara barayifata batangira no kumwoza anga mu musatsi kugira ngo nyine agasatsi ke gake cyane kamere neza cyane. Ndetse ahangaha no mu maso yasaga nabi, yari yuzuyemo ibintu by'urubyiro. Ahubwo banza kumukarabya mu maso bari buze kuzana ikintu bakubishaho, kubera yuko sinzi niba zirambyiro zari bumuveho. Noneho rero kubona umuzungu wanduye, umuzungu ufite imbyiro cyane zabaye igikara. Tekereza nyine nawe ukuntu umuzungu abasaba ari akazungu nyine bigaragara cyane, ariko noneho umuzungu ufite uruhu rw'umukara. Urabyumva nawe, umuzungu ufite uruhu rwirabura hari ukuntu nyine bigaragara nayo imbere y'abantu. Ndetse angaha aba ari nayo mpamvu kuri ino nshuro ibi byose bibitangaza byose bimubayeho, bikamubaho ibintu byose yarabyiteguye nyine. Buri umuntu aba anafite akizererega, umuntu aba anafite akizera avuga ati wenda hari umunsi bizakunda, hari umunsi bizagerwaho. Nawe rero niko byamugendekeye bigerwaho. Azangaha uriya mugabo amwitaho, amushoraho amafaranga koko menshi cyane. Rero zino saro ziba zinahenze cyane, ni za saro usanga ushora amafaranga menshi cyane nyine hajyemo abasirimu, abantu b'abakire. Kuko uriya mugabo niba yari yifite afite amafaranga, ntabwo yari kumujyana mu gasaro gaciriritse ka fake, ntabwo bishoboka. Agomba kumuzana ahantu hahenze kuko nawe abahenze, nawe afite amafaranga menshi. Ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, baraje ku ruhu rwe naho batangira kwitaho, n'uruhu bararukora fresh. Bidatinze nyuma y'iminota mike cyane ndebera wa mukobwa nyagasani. Umukobwa twatangiye ari ku muhanda, uyu mugabo yamuzanye aha baramwambika, bamwitaho, bamwambika ibikomo, bamwambika inzara, bazishyiraho buri kimwe cyose, imisatsi barayikora. Ngaho ndebera nawe wa mukobwa twatangiranye uri kubona ahuriye he n'uyu nguyu. Niyo mpamvu bavuga ati nta muntu n'umwe bitabererega, iyo ufite agafaranga byose birakunda. Wa mukobwa warubayeho mu buzima bubi, wa mukobwa wasaga nabi kare, wa wundi wari bushobore kunyuraho ntunamusohoze. Usuri kubona muri aka kanya wamusohoza se ahubwo na buhoro. Naba abantu bagiye bamufasha benshi, ubu muri aka kanya baramutse bahuye sinzi ko bapfa kubyibuka, sinzi ko bapfa kwibuka ko ari we bigeze kumufasha, ko ari we bigeze gufasha. Yaje angatangira kwireba, nawe aratungurwa cyane bitewe n'ukuntu yari ari kwibona. Yabonaga adasanzwe, atangiye kubona ari umuntu udasanzwe. Wa musore agarutse yagizemo ubwoba nyagasani. Umusore ageze ahangaha arangije atayivuka mu maso aravuga ati mana yanjye, ibi bintu bishoboka bite? Ibi bintu bishoboka bite? Yahageze asanga umukobwa yabaye akuki, umukobwa yabaye mwiza, yaberewe cyane. Uyarangije avuga ati ndatunguwe cyane rwose. Ati ndatunguwe. Ati rero ahangaha hari akandi kantu nari ngufitiye k'ingenzi. Ariko yarabanje aramuhobera, arabanza mugwamo. Ese uramutse uko ufashe umukobwa ukamujyana muri saro bakamwitaho gutya, ukabona arakeye gutya, abaye mwiza gutya, we waba ukimurese se? Kandi ubona arakuki, nta na girlfriend wari ufite. Urabyumva nawe cyakurikiraho. Uyu musore rero yaramuzaniye n'agasakoshi kugira ngo nyine ajye kugenda nk'abandi bakobwa b'abasirimu bose, aze kugenda ameze neza, berewe hose byahuye. Ndetse uyu mukobwa mukureba mwanga mu gasakoshi bari bamuzaniye hari harimo agapupe. Uyu musore yaratangiye kugenda amuzanira impano. Ndetse n'umukobwa aravuga ati wakoze cyane, ndagushimiye cyane rwose. Uyu musore aravuga ati oya, nta mpamvu yo kunshimira. Uyu mukobwa aravuga ati nabuzwa n'iki kugushimira kandi ubikwiye, aya mashimwe yose nawe rwose urayakwiriye. Uyu musore amubwira ati rero ikigiye gukurikiraho tugiye kugenda ngushingira iduka ukore ubucuruzi nyagasani. Sasa nuko Imana ikorera amateka umuntu ibintu atari yiteguye, Imana ikamukorera ibitangaza. Umukobwa wari uri ku muhanda
yibereyeho mu buzima bubi butamworoheye. Muri aka kanya yaje ahangaha atangira no kwirya, ndetse uno musore amwemereye kumukorera iduka. Uno mukobwa akaba afite ahantu abarizwa, akaba afite ahantu aba ari gukorera, afite nyine ubuzima babayemo bundi butandukanye n'ubwo yari arimo muri aka kanya, ndetse byari byiza kuri we. Atangira no kwimaringa arireba. Erega niba ugeze mu buzima bufiringe, niba wari umukene ukaba ukize se why not utabifiringa? Bifiringa kuko ushobora kwanga kubifiringa bikazarangira wifuje kubifiringa utakibifite, cyangwa se utagifite uwo mwanya. Uyu mukobwa nawe yatangiye kwirya nk'abandi bakobwa, atangira nawe kwireba akajya yibona, aho imbere ntiyibonaga. Wasanga yarirebaga buri akabona ikindi kintu atari we, ariko muri aka kanya ari kwireba akibona, akavuga ati muri kureba ukuntu ndi keza muri aka kanya, muri kureba ukuntu ndakabyuti, muri aka kanya ndagaragara neza. Ndetse koko nkuko yabivugaga byari byo. Uyu musore yahise amubwira ati ahubwo reka tugende tubanze duce mu gahoteli, tugira akantu dufata ko kunywa, tugira akantu dufata ko kurya. Ubu noneho uno musore yanamusohokana, afite impamvu yatuma amusohokana, kuko kare ntabwo yari buze kumusohokana, yambaye kwa kundi, asa kwa kundi. Ndetse bageze hano imbere bibutse ko batari basezeye wa mukobwa wamwogoshe, barangije baramubwira ati bye urabeho, Imana ibahe umugisha. Nabashimiye mwebwe mwese twabanye, ciao ciao, duhure mu kubutaha.